umwe muri mwe niwe nshaka kuyaha ntabwo namenya yame n'ubundi turi buze kuyagabana ariko nanjye yamaye twayagabana shiri wowe tuza by'amafaranga nakubwiye ko utazigira ikibazo uriya mugabo uko ari gutinda kumpa amafaranga ngenda muri ya botike muri mani ntuzanire wubake etaje upfa kumbwira ko etaje ari yawe umva sheri ntabwo uzatura hasi tuzashyiramo abapangayi uzatura hejuru no kunya unye hejuru ndabona nuzuye nta kibazo urambaza iki andi nayabahaye hoya andi wari warayaduhaye urambaza iki ukuri neza tugabane ujyana yawe ibyanjye nabirangije ndigendeye twahanye divorce ntugire ikintu umbaza amafaranga nayanjye n'ibyo yafite kuki bataraguhaye se ari we mugabo ndashaka amafaranga araramutse ndashaka amafaranga ayarari hara mu cyumba sheri bitewe n'ibintu uri kumbwira cyangwa n'ibintu twamwe dupfa niyo mpamvu ushaka divorce sinye gushaka ariko sheri washatse unkunda naragukundaga ariko sinye gukunda ntago kinkunda kuba utakinkunda nibyo bisobanuye yuko ufata amafaranga y'urugo ukayasahura uko wiboneye ahubwo mayandi nshaka divorce urashaka divorce urashaka divorce n'amafaranga we amafaranga yes sheri koko ntago kinkunda oya sheri bivana ubushye basi wambabariye divorce tukayihorera no nambabariye sheri wambabariye wapi basi mbabarira basi mfukame ariko mbabarira nshaka kumfukame basi sheri wambabariye wakihana nibura wakihana tukarera kariya kana waragurishije ufite amafaranga sheri wambabariye mbabarira tubanze turere uriya mwana yegera hejuru gato urabona nanga hari hasigamo tuntu ibyo mwana sinye bishaka nshaka amafaranga urabona amafaranga ari mu nzu nayanjye nayawe ntago ari amafaranga ndi kuyakwaka ngo yame ngo nge nanyakoreshe urabizi ngenda gukunda kandi dusezera sheri uvugisha ukuri dusezera wansezeranyije ngo iki ayo masomo sinyashaka icyo nshaka ni divorce ibindi byose uri kujya umbwira ntabwo ari uko nabyibagiwe cyangwa nabyibagiwe ariko ibyo simbishaka kuko ntakigukunda wambabariye n'amafaranga ukayagumana yose sibyo kuko nubundi nayawe ntabwo ari ayanjye basi mbabarira nabivuze na nabi ntabwo ndi gukwaka amafaranga sibyo ngende kubwira ngo ihangane twubaka urugo rwacu rukomeye sibyo natasheri wanjye sibyo oya winkoraho ariko ubundi ibyo nakubwiye wabyumvise sheri wambabarira ndakubwiye ngo shaka divorce nta kintu ko nta kintu wamburanye na kimwe nibura ngo uvuga ni uyu mugabo iki kiramunaniye ni iki gituma uvuga ngo ushaka divorce koko sheri ariko ubundi urumva nakubwiye ko nshaka divorce mu buzima bwanjye ni divorce nibura naragututse umunsi umwe cyangwa se ndagukubita mbwira ingeso imwe wabuze mfite umbwira ni iki sinigishaka basi umbabarire nikosore pe mbabarire ubwa nyuma amasomo nkayo sinigishaka wambabariye ayo magambo uri kumbwira yose sinshaka kumva ahubwo vuga ngo urabyemeye ko duhana divorce uriya mwana urabona turamugenza gute ibyo tuzabipanga nyuma ariko divorce yaba ntabwo nabishaka kuba bantu nyemerere ko ahubwo wemeye ko duhana divorce dupasturemo sheri no kuvuga ubikuye mu mutima wabitekerejeho neza maze igihe mbitekerezaho wabitekerejeho neza ukumva ushaka divorce ko yego imbabazi urazinyima n'umwana wanze kumugirira impuhwe ushaka divorce amafaranga ari mu nzu 800 byo nibura urabyibuka ibyo ntubimbaze kuko icyo nakubwiye divorce ibyo 800 byo ntubimbaze nayo ngifite urayemera ku buryo nitugera mu rukiko bari gukora divorce uzayemera akaguherera ahubwo nuguma kuntera umujinya nibi byose ndabihurutagura tuzagabana ubusa byose mbimenagura ukireba icyo nakwatse ni divorce ibyo bihumbura ukumbaza nyine banza unyemerere ari amafaranga 800 ko dufite uremera ko nitujya mu rukiko azaguhereraho wapi kinyemerere nanjye nkwemerere nayo wamaye ahubwo wiguma kungora uri kuguma kungora kandi uranera umujinya bimene tubure n'icyo tugabana none umva ushaka ko tugabana iki urabizi ibyo dufite ndabizi ntacyo ngwisha rwose mugore wanjye kiriya kibanza numara kukigurisha amafaranga avuyemo tuyagabana cya kibanza baraduhereza 100 uko iyo 100 dushaka ko tugabana tutabigabana se ntabwo twashakanye se none se umwana turamuherereza kuki ahireri wawe iwanjye sheri nyamara mukunga ariko sheri nta ikiri hano kuko shaka divorce
ntakindi umva sheri karame ese umeze uti meze neza dore ya nzu nakubwiraga urabona ukuntu imeze ya 800 wampaye ntaho byayikoze ndahabona urabona haracyabura imifuka ya sima iki gusakara hejuru sheri ntugire ikibazo niyo nzu uzabutuzamo ntabwo uzatura hasi tuzashyiramo abapangayi uzatura hejuru no kunya ni hejuru sibyo sheri niyo mpamvu njye nakwemeye ibyo 800 se numbwiye ko wabikoresheje muzana ibindi 100 bya 800 ejo narabibonye muzana ibindi 100 ubigure iyo mifuka ya sima noneho ibindi byo tuzongera tubivugana amafaranga arahari wigira ikibazo umva sheri tuza by'amafaranga nakubwiye ko utabigira ikibazo uriya mugabo uko ari gutinda kuma amafaranga ndajya ngenda muri ya boutique nkure mande ntuzanire wubake etaje upfa kumbwira ko etaje ari yawe umva sheri genda uyatware nk'uko ifuku igenda ikayatwara uri ifuku nizi gutwara amafaranga neza nawe umere nk'ifuku sibyo utwo acuruza utuzana nawe uve hariya umva urabona iyi nzu itakubereye iramberewe wese ugucuruza se ushatse hasi n'abapangayi ntitwabashyiramo nawe washyiramo ikiduka oya wowe sheri wewe wikiri kugira ikibazo hari ikibanza dufite kumubwira tukigurisha tugabane amafaranga yazana ahubwo uko ari kugenda yitinza nareye iriya butike nzasiga nyejeje umva sheri ikibanza umva none niba yemeye divorce sibyo akaba yemeye ko n'icyo kibanza mugiye kukigurisha akandi gahigo ngiye kugushyiraho nushaka n'uwo mwana wiwe muzane ko nanjye ndi umubyeyi mbyara se ni ukuri kw'Imana urabona iyi etaje utayituramo koko birambereye rwose irakubereye no kuri nanjye rero wewe wigira ikibazo ayo mafaranga uhaye genda uyagure sima andi ndayo kohereza kuri telefone nakubwiye ko ari gucuruza yose najya nyaza ahubwo telefone yawe ibiriho gusa iriho wigira ikibazo no kuri kw'Imana iriho rwose nawe ntugire ikibazo ahubwo etaje gira vuba tuyuzuze tuyirane naka kanya urabona n'imifuka ya sima yaburaga gusa no gufunga amadirishya no gusakara hejuru kandi ugire vuba vuba n'icyo kibanza nyine urebye n'icyo kizasakara hejuru cyane mva rero sasa niwe kibanza nakibonye sibyo twanagiye kwa gitifu twasinyanye sibyo ngiye kubishyura amafaranga yanyu ni nyahendereye umwe muri nanjye kanyumvira amafaranga yame amafaranga yame ubu se namenye nyahande umwe muri mwe niwe nshaka kuyaha ntabwo namenya yame n'ubundi turi buze kuyagabana ariko nanjye yamaye twayagabana gitifu ntiyadusinyiye ubwo rero ngewe aho kugira ngo ngewe mbahe amafaranga yanjye ejo muze mwicane dusubire kwa gitifu mubishyurira imbere mutazansakuriza ngo ntabwo nabishyuye mukandiganya ubwo muze tugende tujya kwa gitifu nta kibazo yamuhereze turagabana nta kibazo ubundi se wigiraga amata ubundi kuki utanyizera nta kibazo nayaguhereza turabona se ikibazo ndabona nuzuye nta kibazo urambaza iki andi nayabahaye hoya andi wari warayaduhaye urambaza iki kuri gutera tugabane ujyana yawe nabwo ibyanjye nabirangije ndigendeye twahanye divorce ntugire ikintu umbaza amafaranga nayanjye n'indi yafite kuki bataraguhaye se ari we mugabo umva nta kintu tukivugana amafaranga ndayabonye gute batayaguha ari we mugabo utwaye amafaranga 800 warayatwaye ndakwihorera ayikibanza yadusezeranye ko turayagabana nawe ugiye kuyatwara yonyine ugomba kumpa ibyo byose ndabizi none se umwana tugihuriye na nimero yanjye uyisibe muri telefone yawe umwana se umusigende basi umwana umusigende uzamurere n'utamurere uzamwihorere umushyire mu kigo cy'ipfunzi kandi ntuzongere kumpamagara abagabo barabona koko umugore nawe 800 yarabitwaye butike nsigariye aho amwana aramuntanye mwakabyarana aha shafi kora ngaho ari umuntu w'umugabo kabisa nta kibazo rwose uswe yaragira utayinyinira buriya uriya mugore yaranyemeje burundu uriya mugore yarimeje kumara ibintu byose ariko ntacyo yaragira urayinyine kuba ikibanza ngisigaye nta kibazo humura no se kuri petit frère na kuri grand frère
unkoreye ipari ntari botike yanjye rero aho yararangiye reba n'ikibanza yaragitwaye ariko mwana reka nkubwire uriya mugore wawe amaze kubona ko ari igisambo arenze n'urwego rw'ibisambo yaragukujeho byose we azi ko yabikujeho byose ariko ntacyo bw'ikibanza ngisigaranye ntacyo abantu bajya birinda gushaka abagore kabisa tugenda dusangira agacupa uri umuntu kabisa ubuse kuko mana ndabigenza gute umugabo ndamubuze ikibanza ndakibuze amafaranga ndayabuze ubuse kuko ndabigenza nemwuka byaramwe ndasubira mu rugo umugabo agende twarahamye divorce wanyereka iriya mbwa yashutse ngo ifite inzu naniye shawamugure wamba baretse ibintu byancanye ni ibiki byakubaye umva nkubwire nahuye n'umucuruzi arambwira ngo afite etaje ambwira ukuntu nkunda ko etaje ari iyanjye nanjye mbonye etaje mva mu byanjye umugabo ndamusahura byose 800 byose ndabitwara ikibanza turagurisha umwana ndamumutana ngati ngo nabonye ngo umuntu ugiye kunuza muri etaje nanjye nishimye none nageze muri etaje bari banyiciyemo n'uwo muntu ntabwo umugabo none mbwira ndabigenza umugabo se wo muracyari kumwe basi twanje nuko ntabwo turi kubana divorce bivaho abantu bose bagira ngo z'abandi yihanganiye n'ukuri gerageza genda njya kwiyahura ubwo ndabigenza rero ndamusubira mu maso ubu ndabigenza gute ngira inama yumvise ariko ihangane kuko iki gihe bivaho ntabwo ari wowe ngiye kwiyahura basi ngiye kwiyahura sheri biki toka amashano ngango musigemo musenye ngo mushaka imitungo y'abagabo barabamenye mukunda amafaranga mwebwe ntabwo mudukunda mwebwe mukunda amafaranga